korali ababwiriza butumwa b'igitisi babarangaje imbere bavuga bati tuneshejwe no guhimbaza Imana muri uyu munsi. Ariko ko mbona bimeze gutya mu isi turi kumwe mu ijuru ho bizamera bitemwe kabisa. Bizaba ari ibindi baramwegura namwe mu mwenyuro yemwe batunamwe rimwe mwishimye mu mwami. Inyuma y'igitije kandi bagaragiwe na korali New Times bagiye mwame icyo bita ikosora bakindagira neza cyane mwambariye mu mitambukire mu buryo bwose. New Times nawe bati kuri New Times yego rwose yego rwose ariko utyo Bibiliya yawe ishyire hejuru, ikiganza Imana yaguhaye igishyire hejuru, ubuti Imana uri nziza. Muri telefone yawe ukanakireba umuntu wamaze gukanda no kugerayo bari kureba uko batambuka baza kugera ngo tutarababona rwose. Kasabe kugira ngo abantu batuze mwabandi mwereke mbabwire ngo ibintu byiza cyane ni ibintu by'agaciro. Ndetse hirya y'iki gikorwa tureta dutanga n'andi makorali harimo Jesus Light. Dore ngabo batangiye gutambuka imbere barangajwe na korali ababwiriza butumwa b'igitisi babarangaje imbere bavuga bati tuneshejwe no guhimbaza Imana muri uyu munsi. Singabona kuri YouTube ndi kubareba channel hose turimo turatambuka nkaba abicaye ntibarababona ariko abiri kwikoranabuhanga bari kubabona kuko yego rwose barimo baragaragara neza cyane. korali ababwiriza butumwa barabasubiza cyane barabapepera ariko nabo nabapepeye namwe muzamura ikibanza yego gutya tubaciye yego umunezero mwinshi twambere tuti ababwiriza butumwa turabakunda cyane, mwakoze kuza kudutera iteka kandi ubwo kandi baje mu muryango w'Imana rwose. Abadamu bambaye amakanzu meza y'ibara ry'umuhondo ndetse n'imyitero y'umukara ririya bara baryita kabayonga nanone umukara wa kabayonga naje kugura muri Bibiliya zindi yego sangaho babiha ibara ry'isine. Bavuga umukara wa kabayonga bakavuga ngo ni ibara ry'isine. Hanyuma abagabo ririya bara bambaye bigira Benjamin Abafaransa bavuze ngo ni gris. Ubwo rero nimba turayita ikijuju nimba turayita iki baryita grey mu Cyongereza ni grey ni grey. Ababwiriza butumwa batambuka inyuma rero babimburiye korali umuryango w'Imana. Korali umuryango w'Imana nawe wambaye neza. God is family choir. Ababwiriza butumwa barasubiza bamwe muri mubikirize cyane. Bakomeza bitambukira barishimye muri uyu munsi w'isabato. Umunezero badushimishije cyane urabona ku masura yabo barishimye kweri. Benjamin ndakumva neza cyane. nkumbuye kuzayobora igitaramo cy'ikorera ababwiriza butumwa ariko ko mbona bimeze gutya mu isi turi kumwe mu ijuru ho bizamera bitemwe kabisa. Bizaba ari ibindi baramwegura namwe mu mwenyuro yemwe batunamwe rimwe mwishimye mu mwami.
mukomeza gutambuka neza cyane. Yego gira gutya, ndashaka ko mwese mugira gutya. Yego nibyo akaboko reka tujye iburyo. Tubishimira reka dusaba ababyeyi babatwaje impano nabo batambuke. Abizera natwe tugira gutya, abizera natwe tugira gutya. Iburyo ibumoso, iburyo ibumoso, iburyo ibumoso. Komeza batambuka. Uyu munsi nisanzwe kuri korali umuryango w'Imana. Yego rwose uyu munsi burya umugeni ngo aba ari umugeni. Twajyaga tuba tumenyereye rwose y'ibintu bayibutse abageni. Muritonda ni menshi cyane. Nambaro mwiza cyane umuryango w'Imana. Nakira umuryango w'Imana. Amashyi kubw'iki gitaramo bateguye cyo kuri uyu mugoroba mwiza cyane. Inyuma y'ibitekerezo kandi bagaragiwe na korali New Times. New Times bakimwe icyo bita ikosora, bakimbagira neza cyane imyambarire mu mitambukire mu buryo bwose. New Times, New Times nabo bati turi New Times. Yego rwose ababwiriza butumwa bavuga bati maze inshingano yacu kugira ngo nituyigejeje ku musozo. New Times nabo batambuka bisubirira mu byimbo. Bakaba asigaye avuga ati umugeni kureba ikigiye kubera aha hantu nta kindi ni ukwamamaza urukundo rw'Imana, ni ukuvuga ko ijuru ritwitayeho, ni ukuvuga ko Yesu azagaruka, bityo tumwitegure. Pastor wacu nawe rwose akaba yiteguye ari hano hafi, yaherekeje korali ye. Ati korali ifashe umurimo, ati nanjye sinabura kuyira hafi ku munsi nk'uyu kubw'ibirori byiza baduteguriye. Umuryango w'Imana bafite Bibiliya, muzizamuriza Bibiliya rwose. Aha muzigira gutya. Yego twagiye iburyo, twagiye tuzana gutya. Yego rwose. Izo Bibiliya muzizamure. N'abizera mufite Bibiliya muzizamure hejuru. Abizera mufite Bibiliya zamura ikiganza. Zamura ikiganza. Zamura ikiganza ujyana n'injyana. Yego rwose korali umuryango w'Imana God is family choir turishimye bati turanezerewe kubw'uyu mugoroba kubw'ibyiza Imana yadukoreye. Umuryango w'Imana turabashimye cyane. Ariko umuntu utishimye afite ikihe kibazo? Mumwenyure mu mwami wacu, mwishime kuko Imana ari nziza, yaduhaye korali umuryango w'Imana gutya. Yego twagiye ukoze bigenze. Aha gake amasegonda makeya, reka dukore ku kantu amasegonda makeya. Twese ababiza twese rusange hejuru rwose gutya. Aha Bibiliya yawe ishyire hejuru, ikiganza Imana yaguhaye igishyire hejuru. Ubuti Imana uri nziza kuko waduhaye korali umuryango w'Imana kugira ngo idufashe kwamamaza ubutumwa bwiza, ubutumwa buteguriza abantu kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Aha Benjamin ndakubwiza ukuri, Imana byonyine. Reka mwere kuntu tugiye kugenda rero Benjamin. Yego Zishimwemo nkuru ariko zinatukwemo nkuru. Yego ariko twebwe gutukana biri. Reka ibyo bintu bikatubeho haba mu nzu ya data ndetse no hanze yayo. Niyo mpamvu tugiye guhamagara umutwara sibo w'iyi sibo. Umutwara sibo. W'iyi ni sibo. Iyo uvuze isibo ni itsinda. Ni rigari. Okay. Iyi ni isibo itibaze. Kandi imfura ntizivugira rimwe. Naho wari uhereye rero. Uwo ni Manase Rutihunza atambuka zimbere. Ngaho. Manase Rutihunza yageze hano imbere. Pastor Kwizera Mark umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa atambuke n'abazi imbere. Ndetse n'umukuru w'itorero mukuru niba ari hano hafi. Mukuru w'itorero mukuru niba ari hano hafi nawe akaba ari mu muryango w'Imana.
burya se yewe nkayoberwa impamvu korari iba nziza bene aka kageni naho n'umukuru w'itorero mukuru ayirimo na mama ya pasiteri ayirimo yewe birumvikana shefu nahaye urukoresho wataye n'umukenyero n'umwitero. hanyuma rero Benja yego ndakumva reka tujye mu ndiba y'igitaramo. Yego Rutihunza Manase ni perezida wa korari umuryango w'Imana. Mwadutumiye duturuka imihanda yose kugira ngo tuze kubana namwe. Benshi bashobora kuba bicaye hano batazi nyirizina ngo niki cyabaye. None ndabaza mu izina ryanjye ndetse n'izina ryabo no mu izina rya radio Ijwi ry'Ibyiringiro nkorera niki cyabaye nyirizina. Murakoze Celestin Habimana, murakoze radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Mbere na mbere turashima Imana. Korari umuryango w'Imana dufite byinshi, dufite amashimwe mu mutima. Ku mpamvu y'icyo ngicyo nicyo gitumye umunsi duhagaze aha ngaha. Icyo ni icyambere no gushima Imana. Gushima Imana kuko habaye iki. Hashize imyaka myinshi dufite ibikorwa turi gutegura by'ivugabutumwa, ariko tugashaka kwagura ibikorwa by'ivugabutumwa rinyuze mu ndirimbo, kugira ngo indirimbo turirimba twe kujya tuziririmbira aha ngaha ku musozi wa Kinazi, ahubwo dufashe abakunzi bakora umuryango w'Imana biteguye gutaha ubwami bw'Imana kugira ngo babashe gukurikirana ibihangano bya korari umuryango w'Imana badategereje ko korari ijya kuririmba aho bari, ahubwo ibihangano bya korari umuryango w'Imana babashe no kubyumva ndetse no kubigendana aho bagenda n'aho bakorera. Ni ibihangano bingana iki? Ni amajwi, ni amashusho, n'uruvange. Radio Ijwi ry'Ibyiringiro murakoze kuri iyi nshuro. Korari umuryango w'Imana ntago ari ubwa mbere ije kuri uyu musozi izanye ibihangano, ariko bwa mbere twasohoye indirimbo z'amajwi, ku nshuro ya kabiri dusohora indirimbo z'amajwi, ubu uyu munsi ku nshuro ya gatatu tugarutse aha ngaha tuzanye indirimbo z'amajwi zigera mu ndirimbo 7, ndetse tuzanye n'indirimbo z'amashusho cyangwa se indirimbo zigaragara zigera muri 4 zigaragara zose. Indirimbo 4. Arakoze cyane Manase. Murakoze. None sizo ndirimbo niba zihari mwazitambutsa mukazigeza ku itorero naryo rikazigeza mu ntara, intara ikazigeza mu ntara n'intara zidukikije, muri Firidi, muri Unioni, muri Division ndetse na Conference Generale. Murakoze. Hari abaje badutwaje batambuke bahereze ibiseke bafite hariya umuhuza bikorwa w'itorero, umukuru w'itorero mukuru hano Ikinazi. Babiguhereze Manase, babiguhereze rwose. Ndabona ababyeyi babyambariye rwose. Iki giseke kirimo indirimbo z'amajwi mu muzingo wa 3 yakora umuryango w'Imana, ugizwe n'indirimbo 7. Indirimbo 7. Umukuru w'itorero akira rwose, mukuru umuhuza bikorwa. Yego. Tunejejwe no kukwakira mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndabona usigatiye igiseke n'ubwuzu bwinshi cyane, ndanezerewe. Kandi perezida akorera yatubwiye ko harimo indirimbo z'amajwi n'iz'amashusho. Rwose iz'amajwi. Iz'amashusho ziri hariya kumbe. Iz'amajwi rwose ndagira ngo reka tubanze akira indirimbo z'amajwi. None mukuru w'itorero mukuru, ndifuza ko zigera kure. Mu mazina yawe, mu nshingano n'icyizere itorero ryakugiriye. Yego. Wakemera ko izo ndirimbo ziva aha zikajya mu ntara? Oya, nibyo nashakaga. Ndagira ngo ubutumwa bwihute. Yego, pastor. Haleluya. Rwose. Arakoze cyane. Pastori, mutanga amashimwe cyane ariko yemwe n'abantu. Kuko mwabaye mute. Rwose. Reka musabe kugira ngo nawe apfundura ko gaseke, agapfundurire abaraha. Yego. Hanyuma bamuhereza nako gacuma k'amagambo, ndavuga mikoro. Yego. Hanyuma akoremo arebe atubwire. Muhereze rwose mufatire. Kinazi korari umuryango w'Imana. Ubutumwa. Pastor umuyobozi w'intara y'Ivugabutumwa ya Kinazi, Pastor Kwizera Mariko, n'abayobozi b'itorero rya Kinazi bose bo mu ntara ya Kinazi, bizera namwe bashyitsi, uyu munsi tariki ya 11 z'ukwezi kwa 7 umwaka 2026, korari umuryango w'Imana twifuje kubagezaho umusaruro wavuye mu bwitange bwanyu, dukora indirimbo mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho. Indirimbo 7 z'amajwi, audio volume 3 ya 3 twise igitambo.
Haleluya. Amen. Indirimbo ya mbere rero yitwa Igisonga. Amen. Indirimbo ya kabiri yitwa Ibihe by'Imperuka. Indirimbo ya gatatu Akaga. Indirimbo ya kane Ubutware. Indirimbo ya gatanu Igitambo. Indirimbo ya gatandatu Umwuka Wera. Indirimbo ya karindwi Yerusalemu. Amen. Izo ni indirimbo z'amajwi, ni nacyo giseke cy'indirimbo z'amajwi afite. Ubwo turaza kumenya n'ubundi butumwa icyo butubwira. Reka n'ibyo biseke bizire hamwe, sibyo byiza ra? Reka twakire. Okay. Pastor ngo reka banza duhiza amajwi kwanza. Maze Yego. mu rwego rw'itorero ndetse mu rwego rw'intara, mu rwego rwa Firidi, mu rwego rwa Union y'u Rwanda, mu rwego rwa diviziyo, mu rwego rwa General Conference, nshyize ibihangano ku mugaragaro ngo bwize ubutumwa mu izina rya Yesu. Amen. Mubyakirana amashimwe cyane. Amen. Ibyo bihangano biri Amen. Izo ni iz'amajwi. Manasi. Twakomeje. Yego. Formule ni yayindi. Hanga ni iz'amashusho zereza ubukuru. Izi ndirimbo fata igiseke umubwire amagambo yewe. Izi ndirimbo za korali umuryango w'Imana. Yego. Ni indirimbo z'amashusho, ni umuzingo wa mbere w'indirimbo zigaragara. Ugizwe rero n'indirimbo enye kandi tuzizanye kugira ngo zikore umurimo w'Imana. Amashimwe cyane. Mukuru sinzi abizera b'Ikinazi rwose ndagira ngo ubutumwa rwose tutabwumana Ikinazi gusa. Mwihute bugere mu ntara unakomeze. Sinzi biramutse mukuru utarati. Haleluya. Pastor yakire rwose. Ariko mwahaye amashyi iki gikorwa yewe. Niko nani mu amashyi Imana yacu. Amashyi y'Imana. Amashyi y'Imana. Amashyi y'Imana. Niyo yabikoze n'ibiri inyuma. Amen. Amen. Pastor. Twakomeje. Aho ngo harimo izitwa guki. Tugiye kureba. Ndabona Pastor apfundura igiseke neza cyane. Ndabona n'uyu mumufero rwose hafi amufasha. Serese icyo nakubwira nuko naho akuye mu rundi rwandiko. Urunarwongeye kurutusomera. Nuko twabonye urwa mbere. God is good. Urwandiko rurimo indirimbo enye z'amashusho. Yego. Twise Mbega Kaga. Iyo niyo ndirimbo ihagarara izindi. Yego. Indirimbo ya mbere ni Igitambo igaragara. Yego. Indirimbo ya kabiri ni Akaga igaragara. Yego. Indirimbo ya gatatu ni Ibihe igaragara. Yego. Indirimbo ya kane ni Ubutware igaragara. Aha.